Yaman mumeze mute mbahaye ikaze kurusha Cool Films. Niba ukunda kureba agasobanuye wahageze ngwino tubane. Uyu munsi mbazaniye iki? Umunsi mbazana udufilime dutanu ushobora kureba kuri website yacu @oshacoolfilms.com. Tudatinze reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga filime ya Dylan yitwa Walk It cyangwa se ngo bikore. Ni filime niba warakunze ziriya filime z'abantu bakina bari abantu b'ama high school bakunda ibintu byo kubyina, kaga filime nikagucika. Wararebye filime nka Battle of the Year irimo Chris Brown, niba wararebye filime nka Step Up Revolution igira ibice rimwe kabiri gatatu kugeza kuri gatanu niba nibuka neza. Ino filime nigucika. Walk It, filime ijyanye no kubyina ku bantu bakunda biriya bintu related no kubyina high schools, nikagucika ni keza. Ku mwanya wa kane turasanga filime ya Sankara yitwa Buried in Boston. Ni filime y'umumama abayifitiye aba yarahoze nyina n'umurara kera, afite imirimo yagenda agakora akagira umwana we agakundana n'umukungu w'ikirara akajya amukubita, noneho akagenda agacukura imva ahantu mu butayu, akavuga ati wowe rero nzagushyingura nongera kunkubitira umwana. Ufite bakubita umwana w'uwo mama yarabitse ibintu by'imbunda, akagenda akabibikora akajya kumureba. Filime zirimo crime ukuntu, niba wikunda udufilime ntabwo ituje ariko isa nk'iteyemo ubwoba ukuntu, niba ukunda filime ziri related wagera kuri website ukabasha kuyireba. Ku mwanya wa gatatu turasanga filime yitwa Gute. Ku mwanya wa gatatu turasanga filime Old Guard igice cya kabiri. Hari rimwe irahari kuri website, hari na kabiri yasohotse ya wa mudamu ubudapfa n'undi aba yagarutse, haba harimo n'abandi ba kera bagiye bagaruka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ni filime yakozwe na Rocky. Niba ukunda turiya dufilime Rocky yo nta filime ajya akora, niko uravuga, kandi ni nabyo nta filime ajya akora. Filime akora nyinshi ziba ziri trend, ziba ziri filime zigezweho. Old Guard Part 2 yari itegerejwe. Old Guard Part 1 ni ya kera, yari imaze nka ndumva narayibonye kera. Junior yari ikoze Old Guard Part 1, Junior yari ikoze imaze igihe. Rimwe nayo Rocky yari ikoze ejo bundi kugira ngo abone uko azakora kabiri. Na kabiri yarasohotse, ushaka kujya kuri website ukabasha kuyireba. Mbibutsa ko hagize ikibazo ugira watwandikira, wakandika muri comment, ndabibona. Iyo mbona ari ibintu bifite impamvu ndagusubiza, ariko iyo mbona nta kintu kirimo ni handi wara nigeze ngusubiza. Ariko iyo wanditse muri comment ikintu gifite icyo cyamara, gifite ubusobanuro, ndagusubiza mba nabibonye. Tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga filime yitwa Heads of State cyangwa se imitwe ya za guverinoma, state, imitwe ya za leta. Filime irimo ibyamamare, ibyo nta kintu ivugaho cyane. Uyu munsi ntabwo nkora video ndende, video ngufiya kugira ngo ubashe kumenya amakuru birangira. Ni filime rero Head of the State. Ni filime irimo John Cena, muramuzi, yakinnye filime nyinshi. John Cena muramuzi, yakinaga wrestling, ubu ngubu sinzi niba akibikina ya mikino yo guterurana bita catch. Undi mukinnyi w'icyamamare rero bita Idris Elba, muramuzi, yakinnye filime nyinshi. Yakinnye nka filime yitwa Beast of No Nation, murayizi. Beast of No Nation yarayikinnye. Idris Elba ari muri filime yitwa The Losers, agambanira aba batipe nayo kuri website iriho. Idris Elba yakinnye filime nyinshi cyane, ari muri Avengers, ari muri Thor arimo. Idris we ni icyamamare, yakinnye filime nyinshi cyane. Filime yakinnye nshaka kuzabatamo kuri website yitwa Dark Tower. Aba ari umurashi, abafite imbunda kwa kundi barasa bikaraga nk'aba cowboys, abarinda umwana. Nayibonyeho kera, ni nziza. Sankara numva yarayikoze, ariko na Pike yarayikoze. Iyi Pike niyo mfite byanyorohera, nzayibatamo mu minsi iri imbere ntihaboneka umwanya wo gukora HD. Gukora HD bitwara umwanya, niba muri ino minsi nari gushyira filime za kera. Hari utundi tuntu turi gutuma ntabona umwanya fresh, ariko mu minsi iri imbere bizahita bikemuka, nzahita mboneka fresh mbatemo ibinziga iremereye ya HD. Hari isanzwe zihari, abantu bambaza Vikings gatanu nabuze umwanya wo kuyikora neza. Gatanu kuyikora HD ntabwo biri gukunda kuko ntabwo umwanya uri kuboneka fresh, ariko mu minsi iri imbere irajyaho. Ariko nka Game of Thrones uko nabonye itakunzwe n'abantu benshi, ariko irahari yose irangira. Izindi filime ziba twagiye dukora ama HD ziba ziriho, za Iris, za Bridal Mask iriho, hari n'izindi nyinshi tuba twaragiye dukora. Hari n'indi filime nakoze ntiyabona abantu cyane yitwa Six ya Junior, ariko mbonye abantu bavuga ati ino filime turi kuyireba nayisubiramo nkayiba ikarangira. Tujya ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere filime yitwa Karate Kid cyangwa umwana ukina karate, upeti wa karate. Mwabonye igice cya mbere cyarimo Jaden Smith, Rampete Will Smith, hakazamo Jackie Chan, bakina mu Bushinwa, biriya bintu byo bakaza muri Amerika, ibintu nk'ibyo biba bivanze.
na kabiri rero related ni umupeta uva mu Bushinwa akaza muri Amerika akajya mu bintu byo kwiga agatangira bakajya mu bintu byo kurwana. Niba ukunda filime za karate, impamvu nyigize ya mbere yari filime itegerejwe n'abantu benshi, Karate Kid igice cya kabiri. Jya kuri website tubashe kuyireba, uri gukora subscribe tukomeze tuhatwike, niyo support yawe nkeneye. Kora subscribe, niba ngombwa n'agakomenti ugatereka subscribe niyo nshaka cyane. Imana ikomeze kubarinda. Njye nari Shakur, ciao.